nkomeje kugusuhuza. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Aha rero tugiye kugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye, turagenda tuganira utuntu n'utundi. Tugiye kurebera hamwe rero ni gute wakikura mu bukene. Iyi niyo content yacu tugiye kuganira, ni gute wakikura mu bukene. Kwikura mu bukene ni ibintu ni ikintu kinini, ni intambara urwana, ariko iyi ntambara ukayirwana ufite intego. Icya mbere, dore rero inzira zifatika zagufasha gutangira kurwana intambara yo kwikura mu bukene. Iya mbere, hindura imitekerereze, icyo twita mindset mu rurimi rw'amahanga. Hindura imitekerereze y'uburyo ubayeho, hindura imitekerereze y'icyo ushaka, hindura imitekerereze uko byagenda kose. Iyi ni intambara urwana kandi ugomba gutsinda. Tangira wiyumvemo ko ushoboye kandi bishoboka ko guhindura ubuzima bwawe bikunda. Irinde kwiyumvamo ko ubukene ari iherezo ry'ubuzima, ahubwo utangire kwibaza ngo ni iki wakora. Rwana urugamba rwo guhindura mindset. Kuba wakumva ko uri umushomeri ukirirwa wicaye mu rugo, ibyo bintu birwanye, kuko ni icyorezo gikomeye cyane gishobora kugukuririra ubukene kabone n'aho wabariza. Ahubwo haguruka, kandi ikindi wirinde gusuzugura akazi kabone uko kaba kameze uko ariko kose. Icya kabiri, shaka ubumenyi n'ubuhanga mu byo ukora. Urugero, niba ugiye kwiga amasomo asanzwe, uyige neza ushaka kuyamenya, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi umunsi waje mu buzima busanzwe ushoje amasomo azakugirire umumaro. Ikindi gikurikiyeho ugiye guhangana nabyo, ni ukuvuga ngo shaka ubumenyi, icyo twita ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro ni iki? Niba ugiye kwiga gukanika, byige ku buryo umuntu uzakorera imodoka atazakuvaho, ahubwo azahora agushaka kugira ngo mukanikire. Iga gusuka. Niba umuntu usutse, azahora agushaka avuga ati umuntu wansutse nta wundi muntu wankora mu mutwe, uriya muntu abikora neza. Ikindi kirimo gikomeye ni ukuvuga ngo gerageza gushaka ubumenyi bw'isumbwe mu bintu ugerageza gukora. Kwiga umwuga ni ikintu gikomeye cyane, ndetse ugashyiramo no kubimenya cyane. Icya gatatu, tangira akazi cyangwa umushinga muto. Akantu kose, ni ukuvuga ngo wishaka kuvuga ngo uzakora ibintu binini kubera ko wabonye amafaranga menshi, kubera ko wageze kuri ibi. Tangira umushinga muto, tangira ikintu gito. Kabone n'ubwo wavuga uti ngewe ngiye kwinjira muri bizinesi yo gucuruza amakarito, tangira utuntu duto. Ngiye kwinjira muri gahunda yo gucuruza inkweto, tangira utuntu duto. Byanze bikunze ibi bintu bizakura, bizagenda bikura, bizakubyarira inyungu. Iyo ucuruza utuntu duto duto cyangwa se twita uduciriritse, uyu munsi utangira ucuruza utuntu duciriritse, ariko uko tugenda dukura, uko tugenda twigira imbere, bikazagenda bikubyarira ibintu bikomeye cyane. Ushobora no gutangira urimo worora utuntu dutoya, worora inkwavu, worora inkoko, worora iki, ugahera ku nkoko 10, 5, 8, zikagenda zikura, ejo cyangwa ejo bundi ugasanga urimo urasapurayinga icyo twita amagi cyangwa n'inyama n'ibindi. Hera ku tuntu duto, wikemera kwirirwa wicaye ngo wicare mu rugo umunsi urangire, uri buze gukenera isabune yo gufura ishati, uri buze gukenera amayinite kuri telefoni, kandi ibyo bintu byose uzi ko bikorwa n'amafaranga. Irinde rero kumara umunsi cyangwa amasaha 24 udashakishije gukora akantu gatoya kakwinjiriza udufaranga dukeye. Ikindi kirimo gikomeye, iga gukora icyo twita saving. Iga gukora icyo bita igenamigambi. Igenamigambi, ubu ni akandi kantu kajemo icyo bita igenamigambi, cyangwa se icyo twita bije. Ni ukuvuga ngo kumenya amafaranga yawe uburyo ki hinjiye angahe
mu kwezi hinjiye angahe, ese nkoresha angahe, ni ukuvuga ngo mu kwezi nkoresha angahe, ni ukuvuga ngo wige kuba munsi y'amafaranga, wige kuba munsi y'amafaranga winjiza. Hanyuma nyuma yaho wige gukora icyo twita saving. Muri utu dufaranga ninjije ndabika ahangahe, ndakoresha ahangahe. Ni intambara ikomeye ariko ugomba kurwana kugira ngo wirinde ubukene. None ikindi kirimo gikomeye, wirinde imyenda ishobora kukuzanira, ishobora kukubohera mu bukene. Ni ukuvuga ngo gufata umwenda, fata umwenda ariko uri bubyaze umusaruro. Wifata umwenda wo kurya ngo uyu munsi wumve ushonje ngo uguze amafaranga yo kurya. Ni ukuvuga ngo fata umwenda ariko ugomba kubyaza umusaruro. Noneho umusaruro ikivuyemo aba ari cyo urya. Iga gukoresha amafaranga, niba ari umwenda ariko ubyaza umusaruro, noneho amafaranga avuyemo aba ari yuza kurya. Ni ukuvuga ngo icyo bita rero kurwanya ubukene ni intambara ikomeye ariko isaba kwitanga, ndetse nabyita nko kugera ku rundi rwego rw'imyumvire. Imana y'amahoro rero nibaho umugisha, ni utu nashaka ko tuganira. Imana ibaho umugisha. Tuzagenda tuganira uko iminsi izagenda iza.